Boast, kwirata cyangwa se kwiyemera. Why do you boast about yourself? Kuki wiyemera? Why do you boast about yourself? Kuki wiyemera? She boasts about her car. Yiyemerana imodoka ye. Hey guys, please, hariyo bagiye kubabwira amakuru meza. Iri somo ryageze kuri YouTube channel yacu. When you shake people's hands, you shake them with the right, and when you talk to them, you look them in the eyes. Ese hari ikintu wumvishemo? Niba nta kintu wumvishemo, jya kuri God's First English. Ni YouTube channel yacu yitwa God's First English. Iri somo urarisangayo. Turi gutraining amatwi yacu kumva aba natives. Twakomeje. Why do you boast to your friends? Kuki wiyemera ku nshuti zawe? Aline boasts to her friends about her new car. Aline yiyemera ku nshuti ze, yiyemerana imodoka nshya iwe cyangwa se yaguze. Hari boast about and boast to. Boast about kwiyemera, boast to kwiyemera ku muntu runaka, kwiyemera ku boast to, and boast about. I think you get it. Thank you so much. Ntiwagirwe gukanda kuri ako gasaraba kandi ugire kuri YouTube channel yacu ukande subscribe. Thank you for watching.